abenshi batangiye kwita Jugumira new version igiye kongerwamo icyanga, ahanini bitewe nuko indirimbo Jugumira akunzwe kurusha izindi mu mwaka wa 2024 yaririmbyemo abahanzi babiri, ubwo ndavuga Chris Easy Ariton ndetse na Kevin Kade aka Papa Gigi. Aba bombi baretse gutangaza ko bagiye kongera guhura mu ndi mushinga w'indirimbo yabo nshya bazabise Foromiyana, gusa ibyo benshi bafata nk'ibihuha. It's already confirmed ko byamaze kwemezwa ko umunyabigwi The Ben Mugisha agiye kugaragara muri indirimbo. Benshi batangiye no gufata ko ari indirimbo y'umwaka yaba ije. Kare byinshi kuri indirimbo ndaje mbikugizeho 5/5. Icyo ngusaba no kubanza gukanda subscribe ngiye ugiye gutegura ndetse kana kugezaho. Nitwa Journalist G Blues, ikaze kuri mwese. Abenshi bakomeje kubita amazina atandukanye, batatu ku rugamba, Song of the Year n'andi menshi atandukanye, ariko se ubundi byagize bite kugira ngo indirimbo ive ku banzi babiri ibi ya batatu? Nkurikira tujyane ni gusigura sigara ubundi mugezeho byinshi kwiye kumenya kuri iyi ndirimbo. Mu minsi yatambutse nibwo umuhanzi Chris Easy ukunzwe na benshi yatangarije abakunzi be abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yatangaje ko nyuma ya Jugumira afite indirimbo y'inshya n'umuhanzi Kevin Kade witwa Foromiyana. Gusa mu buryo butunguranye byaje gutangaza ko iyi ndirimbo yamaze kwinjiramo umuhanzi wa gatatu. Abenshi akomeza kwibaza uwo ari we, gusa mu buryo budasubirwaho byaje gutangaza ko ari umuhanzi Mugisha Benjamin alias The Ben yamaze kwinjira muri iyi collab. Niba ntibeshye uri bajutse The Ben yinjiyemo gute? Ninde wabigizemo uruhare kugira ngo agaragare muri iyi collab yitwa Bugingo Boni? Abenshi bamuzi Junior Giti yigarura imitima abenshi yanini biturutse mu gusobanura filime zigiye zitandukanye, akaba na CEO wa Giti Business Group ireba inyungu abanzi batandukanye barimo na Chris Easy. Mu minsi ishize uyu Junior nibwo agiraga isabukuru y'amavuko, umuhanzi The Ben amuha impano zitandukanye nk'uko mubibona. Junior yabona no gutangaza ko nta cyoroshye nko approaching inshuti magara yawe, ndetse kandi hakaba umuhanzi mwiza w'umuhanga yahoze akunda kuva kera nka The Ben. Munyemerere twinjirane mu gace kabanziza kanyuma k'idokumentari nabateguriye, ariko kwanariza cyangwa se gusesengura iby'indirimbo. Ese koko twaba tugiye kubona hakiri kare indirimbo izakundwa kurusha izindi mu mwaka wa 2025 nk'uko benshi babivuga? Turaza kwifashisha zimwe mu ndirimbo abahanzi kuri batatu Kevin Kade, Chris Easy ndetse na The Ben baheruka gukora, bidufashe kumenya neza koko niba ari bamwe bahanzi bagikunzwe n'imbaga nyamwinshi, ku buryo twabitegaho kuzakora one of the biggest summer 2025 song of the year. Munyemere dore kuri iyi ndirimbo ariyo Chris Easy mu mwaka umwe n'igice ushize yasohoye indirimbo zigera kuri enye, zirimo Stop yasohoye mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2023, imaze kurebwa na miliyoni zirenga 2,900,000, ikaba yarakozwe na producer Prince Kids. Mu mwaka ushize yasohoye indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 11 yahuriyemo n'umuhanzi Kevin Kade bahujwe na DJ Philip. Ni imwe mu zarinze zisoza umwaka zigikunzwe bayise Jugumira. Indirimbo kandi ikaba yarembwe n'ikinyamakuru Isango na Muzika nk'indirimbo yakunzwe kurusha izindi mu mwaka wa 2024 cyangwa se Best Song of the Year 2024 Award. Indirimbo kandi ikaba yahuriyemo n'ubundi n'umuhanzi Kevin Kade bagiye kongera gura mu ndirimbo utibagiwe na DJ Philip tabahuje. Mu mezi 8 ashize kandi Chris Easy yongeye gushimangira ubuhanga bwe muri creativity akora by'umwihariko ariko mu buryo bw'amashusho, ubwo yifashishaga igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2022 Kayumba Darina. Indirimbo ayita Sekoma imaze kurebwa na miliyoni 8,100,000. Nanone kandi mu mezi 4 ashize yakoze indirimbo yarakunzwe n'ubire cyakunzwe, indirimbo yayise Sambolela imaze kurebwa hafi na miliyoni 5 ku rukuta rwa YouTube, nayo yakozwe na producer Element Ellen. Undi muhanzi ubarizwa muri indirimbo yitwa Kevin Kade, ariko nanone munyemere turebera mu indirimbo eshatu ariko gukora zose zakunzwe karava, ariko duhereye ku ndirimbo yasohoye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2023 yarayikoze yita Munda, yakozwe na producer Element. Indirimbo imaze kurebwa hafi na miliyoni 6,500,000, nimwe mu zakunzwe. Ariko kandi umwaka ushize mu mpera z'ukwezi kwa 8 umuhanzi Kevin Kade yongeye gukora andi mateka yo guriza hamwe abanzi babiri b'ibyamamare, ndavuga The Ben ndetse na Element. Kabone n'ubwo indirimbo yabanje kugorana gusohoka ahanini bitewe nuko CEO wa 155am ubwo ndavuga Maître Coach Gaye yaje gutangaza ko indirimbo itemerewe gusohoka mu gihe cyose umuhanzi ubarizwa muri label ye, ubwo ndavuga Element irakigaragara muri indirimbo. Gusa nyuma y'ibiganiro bitandukanye indirimbo yaje kwemererwa gusohoka, ndetse kandi umuhanzi Element yari anagaragara muri indirimbo. Byaje kubaho nyuma yaho n'amateka kubera ko indirimbo yaje kwegukana ibihembo bitandukanye mu mwaka ushize, nk'icyo navuga cya Best Top 100 Song of the Year cyangwa se indirimbo yahise izindi mu gukundwa mu ndirimbo 100 mu mwaka ushize, akaba ari igihembo bahawe n'ikinyamakuru Kiss FM. Mbere yo kumva kuri Kevin Kade kambwire ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 uyu muhanzi yerekeje mu gihugu cya Tanzania ajya gukorana collaboration n'umuhanzi w'umunyabigwi uzwi nka Alikiba. Indirimbo bayita Bebe irenda kuza hafi miliyoni 2 ku rukuta rwa YouTube, nayo yakozwe n'ubundi na producer Element.
mu nyemerere nsoreze ku muhanzi winjiyemo bwa nyuma muri collaboration ni Coming Soon yitwa The Ben cyangwa se Tiger B nk'uko abenshi akunze kumwita. Umwaka ushize yasohoye indirimbo zagiye zikundwa karava mu zo twagarukaho, harimo nk'iyo yasohoye mu kwezi kwa 10, akaba ari indirimbo yaje no kwitira album yasohotse mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025, akaba ari album yise Plenty Love. Indirimbo yo yise Plenty, indirimbo imaze kugwa hafi na miliyoni 4 ku rukuta rwa YouTube, kandi indirimbo ikaba yakozwe na producer Prince Kiss. Ntabwo byarangiyeho kandi kuko umuhanzi The Ben mu kwezi kwakurikiyeho yaje gukora indirimbo n'umuhanzi kazi ukunzwe na benshi yitwa Bwiza Emerance, bakoze indirimbo bayita Best Friend. Indirimbo ikaba yarakozwe n'umuproducer yitwa Loda n'umuntu usanzwe ukora indirimbo zitandukanye uyu Bwiza. Mbere y'uko umwaka ugana ku musozo, umuhanzi The Ben yashyize hanze indirimbo yakunzwe na benshi, indirimbo yagaragayemo n'umufasha we Uwikeza Pamela, bari kwitegura no kwibaruka imfura yabo. Indirimbo bakaba barayise True Love yakozwe na producer Real Beat cyangwa se Amuriyo nk'uko benshi bakunze kumwita. Mbere y'uko nshyira akadomo kuri documentaire naguteguriye, reka manze nkibutse ko twaganiraga byimbitse ku ndirimbo Follow Me ya Chris Easy, Kevin Kade ndetse na The Ben. Nkibutsa ko indirimbo iri bijye hanze ku munsi w'ejo tariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2025. Si indirimbo ku giti cyawe yitegereje gute, wayakiriye gute? Ese koko yaba ari indirimbo igiye gutigisa iyi sama yose muri rusange mu Rwanda, ikaba yazabasha guhabwa n'ibihembo bigiye bitandukanye mu ndirimbo zizakundwa muri 2025 yose? Byose binyuze muri comment unambwira icyo wifuza kunza kugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Unibuke no gusangiza bagenzi bawe, utibagiwe no gukora subscribe nk'ibisanzwe. Njyewe gutegura insina na kugezaho Jean Pierre Journaliste G Bruce. Ibe byiza kuri mwese. Hasta la vista, ciao ciao.